amwe mu makosa akomeye cyane abayisilamu benshi bakora mu kwezi kwa Ramadan no gusanga bashyira imbaraga cyane mu bikorwa bya sunna bakibagirwa iby'Imana yabategetse. Urugero, abantu benshi usanga mu kwezi kwa Ramadan bazindukiye cyane kujya gusara tarawih ku musigiti. Masha Allah, tarawih ni sunna yasawe cyangwa yasenzwe n'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, kikaba ari kimwe mu bikorwa by'agaciro cyane muri Islamu, cyane cyane mu kwezi kwa Ramadan. Ariko nanone hari ugiye usanga umuntu waraye asenga tarawih yazindutse ku musigiti akagererayo ku gihe akarara ahagaze ari gusara ibihagararo bya nijoro, ariko ugasanga uwo muntu salatul fajiri ntabwo ayisengera ku gihe. Salatul fajiri cyangwa salatu subhi iramucika asinziriye, akava muri tarawih akarara ari mu biganiro akarya idako agahita asinzira. Alfajiri kamucaka ayisenga saa 5 zo mu gitondo, saa 4 za mu gitondo, saa 3 za mu gitondo cyangwa saa 2 za mu gitondo. Ibi ni amakosa akomeye cyane, kubera ko Allah subhanahu wa ta'ala muri hadithul qudsi arivugira ati ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabbu ilayya mimma aftaradtuhu alayhi, ngo nta na kimwe umugaragu wanjye yakora ngo mukunde cyane nko gukora ibyo namugiriye itegeko. Nuvuga ngo ikintu cya mbere gituma Allah subhanahu wa ta'ala gukunda akakugira inshuti ni ugukora ibyo yagutegetse mbere yo gukora ibyo atagutegetse. Gusenga tarawih ntabwo ari itegeko muri Islam, ni sunna. Uwayisenza abona ibihembo, utayisenze nta gihana abona. Ariko utasenze salatul fajr cyangwa salatu subhi ikamucaho kukuba yagize uburangare no kuba yayirengeje kubera ko yaraye mu bindi bidafite agaciro nk'ibiganiro n'ibindi, uyashobora kubiryozwa kanabihanirwa imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yewe kureka isala imwe muri Islam mubamenye hari ababona ko bikura umuntu mu idini. Tubyitondere cyane abayisilamu, kureka isala imwe mu dini y'Ubuislamu mubamenye hari ababona ko bikura umuntu mu idini. Abandi bamenye bakabona ko keretse wayiretse ayipinga, ariko hari ababona ko uburyo wayirekamo bwose bigukura mu Buislamu. Dishingiye kuri hadithi y'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam, man taraka as-salata faqad kafar, uzarika isala zabahakanye. Bityo rero bagaragu ba Allah, isala eshanu twategetswe muri Islam: salatul fajr, salatul dhuhr, salatul asr, salatul maghrib, salatul isha. Izi nizo umuntu azabazwa ku munsi w'imperuka, ni nazo umuntu azahanirwa ku munsi w'imperuka. Naho salatu tarawih, salatu tahajjud, salatul witr, salatu duha, isala zose za sunna zisigaye nta nimwe umuntu azahanirwa kubera ko atayikoze. Ariko ziri eshanu nubwo wazikora ukaba nta yindi sunna ni musari mu Islam, zizakwinjiza mu ijuru. Ariko nubwo wasenga sunna zingana gute ukareka izitegeko Allah yagutegetse, Allah subhanahu wa ta'ala guhanisha umuro wa jahannam utazima. Allah turinde. Bagaragu ba Allah, muri Ramadan tuzirikane yego koko gukora ibikorwa byiza, ariko ibyitegeko bize ku mwanya wa mbere y'ibya sunna. Tartibul awlawiyat, hari ibyitegeko hari n'ibya sunna. Banza wubahiriza ibyo Allah yagutegetse, hanyuma ukurikizeho imigereka. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allah bakirira igisibo natwe kandi kizatubere impamvu yo kurokoka umuro utazima.